icyo turi kurebamo hano ni uburyo ugucumura kwa Adamu, cyangwa se Imana iremye umuntu utunganye ufite ubushobozi bwose bwo kuyumvira no kubaho uko ishaka. Imuhaye amategeko ariko we ahisemo kutayumvira, cyangwa se ahisemo kuyigomekaho. Donc we yanze kumvira umuremyi we, ahubwo ashatse kumvira we ubwe. Donc arenze ku byo Imana yamubwiye. Aho rero tubona ko icyaha ni ukwigomeka ku Mana, sibyo? Ariko nujya nko mu Itangiriro 5:17 tubona yuko uko kwigomeka kwa Adamu kutagize ingaruka kuri we gusa. None ntabwo byarangiriye kuri Adamu na Eva gusa, ahubwo tubona yuko mu Itangiriro 6:5 Bibiliya igaragaza yuko ngo ingeso z'umuntu zose ari mbi, sibyo? Wahadusomera Itangiriro 6:5 aravuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Akoze cyane. Urabona yuko inyuma yuko umuntu yigometse ku Mana, byaridinze yuko abantu bose imigirire yabo, imitekerereze yabo ndetse n'ingeso zabo ngo ari mbi. Bibiliya ishyizeho akarongo yuko ngo ari iteka ryose. Urabona tekereza kwa kuvuga Imana ituruka mu bitekerezo bya muntu, sibyo?